nsigaye mbona abantu bose hafi okay ntago ari bose ariko abantu benshi basigaye ari abarozi kuko buriya ngo ishyari ni murumuna wo kuroga bivuze ngo niyo step ya mbere donc ishyari udafite uburozi ngo ubuhereze umuntu ngo aburye ngapfe ariko byo no gukora ikintu cyashyira nyambo hasi agasubira aho yavuye ariko ubuze ikintu umuntu yarakoze noneho kurusha man urawisha uko bwije nuko bukeye niko amakuru mu myidagaduro agenda aboneka ari menshi, niko abantu bagenda babona amakuru atandukanye ndetse ugasanga ari nayo makuru aba yibasiye imbuga nkoranyambaga cyane. Reka rero nkubwire ngo hari amakuru ari kuvugwa, hari amakuru amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga yibasira uwitwa Nyambo Jessica. Nyambo Jessica ni umukobwa w'imyaka itari myinshi cyane kandi nayo itari mike, ni umukobwa wamenyekanye mu gukina filime nyarwanda hano mu Rwanda, umukobwa wari umaze kuba icyamamare umaze imyaka 5 mu ruhando rwa sinema hano mu Rwanda. Uyu mukobwa rero hari amagambo asa n'aho atari meza ari kumuvugwaho, abantu benshi mwakomeje kwibaza nimba ibi ari byo cyangwa se atari byo, wenda ari bihuha. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Reba hasi handitse subscribe rero ubanze wakande 5 kuri 5 tujye tubana mu makuru abagezweho kuri uno muyoboro. Uyu muyoboro ukugezaho amakuru y'imyidagaduro abagezweho ako kanya, tugucukumburira ya makuru mwahishwe, ya makuru muri kumva muri mu rujijo, ayo yose niyo tubazanira. Reba hasi rero handitse subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kugira ngo utazagicikwa n'amakuru tukugezaho. Uwitwa rero Nyambo Jessica ni abantu benshi bari kugenda bakomeza kumutokingaho bamuvugaho ayo magambo ajyanye no kuba ngo anuka cyangwa se afite impumuro itari nziza ku mubiri we. Ibi byakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ni nyuma y'uko ubwo kuri Murindahabi cyangwa se MI Chopper, n'ubundi ni channel isanzwe imenyereyeho ko icaho ibintu bijyanye na narration cyangwa se funny code. Funny code rero ni ikiganiro kimaze kumenyekana nacyo hano mu Rwanda, aho Murindahabi Irene atumira abastari bagiye batandukanye bagakora vlogs cyangwa se bakaganira. Ibi rero byakomeje byatangiye ubwo DJ Crash yatumirwaga muri iki kiganiro cya Funny Code, aza kusanuca mu marenga avuga ati hari umukobwa yanyuzeho cyangwa se yumvishije unuka bikomeye cyane, maze abwira Murindahabi ko uwo mukobwa bashaka no kuba bakunda no gukorana ikiganiro cyangwa se uwo mukobwa ari n'inshuti ya Murindahabi. Abantu rero bakomeje guhuzahuza bakurura, baza gusanga uwo mukobwa ashobora kuba ari Nyambo. Ariko reka nkubwire ko ibi ngibi byakomejwe no kuvuga mu bundi buryo butandukanye. Hari abantu benshi bagiye babivuga kugeza ubwo abantu barimo barabimuvugaho nta nubwo babafite, kugeza ubwo abantu barimo baravuga bati nyambaranuka. Ugasanga abastari bakomeye bose bamaje kubyemera. Ese ibi nibyo koko? Ibyo nibyo dukomeje kwibaza, turi kubarebera amakuru ajyanye n'ibi ngibi. Ese koko mwebwe uko mubibona uyu mukobwa w'imyaka itari myinshi cyane kandi nanone itari mike, ni umukobwa rwose uri mu kigero cyo kuba yashaka n'umugabo, akaba mu minsi yashize yaratandukanye n'umukunzi we Titi Brown. Benshi mu bari kuvuga aya makuru cyangwa se mu bari kwemera ibi bihuha biri kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga barimo no gukwirakwiza ko yatandukanye na Titi Brown kubera iki kibazo. Benshi rero bari kandi no kuvuga ko iki kibazo gishobora kuba kije vuba cyo kuba Nyambo adahumura neza ku mubiri we, bakaba bavuga ko bishobora nko kuba ari amarozi cyangwa se ibiterezanyo bituma anuka, kuko ngo abamwegereye muri abo bagenda bavuga yuko uyu Nyambo anuka cyangwa se adahumura neza, n'ubwo wenda amakuru agenda avugwa bitemejwe neza. Ariko reka nkubwire ngo nayo makuru ari kugenda avugwa. Ba DJ Brian bakomeje kugenda bitokingaho, uzwi nka Kasuku nawe yagiye yabivugaho, n'abastari benshi cyane bagiye bavuga kuri ibi, ndetse nabo bakinana mu ruganda rwa sinema, abo bakorana filime nabo bagiye bavuga bati
nimusigeho gusebya uyu mwana w'umukobwa, ibyo avuga arabeshyerwa. Reba hasi rero muri comment utubwire, ese uri kubona uyu mwana w'umukobwa abeshyerwa? Ese uri kubona uyu mwana w'umukobwa ibyo bamuvuga ari byo? Ni ahantu henshi mwagiye mubyumva, ni amajwi menshi, ndetse iyi video nijya kurangira turabashyiramo amajwi y'abasitari bagiye batandukanye bagiye bakomeza kuvuga kuri iki kibazo cy'uko Nyambo ngo ashobora kuba adahumura neza ku mubiri we. Benshi bakaba bavuga ko bishobora kuba ari amarozi. Reba hasi rero handitse subscribe nimba bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Amakuru tukugezaho aba acukumbuye kandi yizewe 100%. Tukugezaho amakuru y'ingeri zitandukanye, siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi nimenya nibi info, ntiwibagirwe ako kantu, ntiwibagirwe iryo zina, ntiwibagirwe kandi no gukanda subscribe kugira ngo amakuru acukumbuye y'umwimerere tukugezaho atazajya agucika. Ndagushimira rero twabanye, niba wakanze subscribe ni iby'agaciro, nimba kandi wari waranayikanze Imana niguhe umugisha. Turi gushaka kuzuza aba subscribers 10,000. Mureba hasi handitse subscribe muhakande, ubundi dukomeze urugendo rwo kugrowinga, dusoze umwaka dufite 10,000 by'abadukurikira kuri no muyoboro. Ni mu rwego rwo kwagura umuyoboro kugira ngo amakuru agere ku bantu benshi hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ndabashimira rero mwe twabanye, murakoze, murakarama, ciao ciao.